ubu kacyaro kabasha neza byewe zirangwa zo mu gashyekyo naziruhutse shako babaye nk'abakire ndabona ugaramye mu ntebe rwose wirebera ka televiziyo kwa kacyayi n'ubwenge buzagaruka buriya iyo uriye nabi n'ubwenge ntabwo afite niyo mpamvu masenge yavuze ati reka niyegereze umuhungu urabona papa wanjye ntabwo uri umuhungu uri umusasa ariko si bayizi aka kanya ugiye kwigira umuhungu koko n'imyaka ufite mbese nyogosenge muba mupfana iki ntonguye ikintu papa na mushiki wanjye baba bava indimu baba bava indimu oya nyogosenge abavukana na papa wawe aba ari mushiki wa so ni mushiki wa data rero urumva imbwa harya so yitwaga imbwa yitwa Gatsirombo imbwa niko yitwa imbwa ni imbwa bayita mu kiwe mu cyongereza tobi bayita mu kiwe uzi igifaransa se wahingiye mu gifaransa yitwa gute nawe ndabikubwira byose imbwa mu cyongereza bayita tobi niba ari tobi noneho hari ibisiga byateye noneho ugasanga mu ntambwe afite inzovu buretse ku gipangu bakanika ngo shemesha imbwa bayita shemesha imbwa mu cyongereza yitwa shie imbwa mu cyongereza yitwa shie mu cyongereza hanyuma mu gifaransa kitwa tobi uzi ko mutarya bano bahungu rero ngewe kuba najya kwa masenge narinda ahantu ushaka kurya iki nzovu wa muhungu agutekera iki agacikara imicuro nta kibazo ushaka umuceri bisanzwe ega kwa masenge ngomba kwaka ibyo nshaka nzovu inzu mu cyongereza yitwa gute mu cyongereza mezo mu gifaransa ni mezo oya bayita bekamwe urabona abantu iyo bavuye muri Amerika baba ngo ni partoma ubu saro ntabwo ba Delphine ushobora gucunga nyogosenge yasinziye ukamwinjiza mu gipangu hese ukagira uko wigenga imbwa n'injano ziba zihari ubona uko ujakira kare imbwa zirahari zahita zimufata neza gira akantu ndebera sha wa muhungu ibihe twagiranye bizambera urwibutso yewe nararize shenge ndashavura cyusa uzambera amateka watsinze kandi narajyaho no turatanga amanota narajyaho buretse cyagejeje oya okay ngaho komeza tugana indirimbo uribye ni yandi abatugenda iyo ni aba boys baravuga ngo aba boys twagiranye bizambera urwibutso yewe nararize cyusa ndashavura uzambera amateka ngibyo ngende komeza ni yandi muri indirimbo ebyiri iya mbere ni yande ndi w'Ikigali byanze bikunze ndi w'Ikigali ni ya debeni hamwe na nanuzana mutipe wundi bamwita nde bamwita ko mwibagiwe ni ako debeni ari muri iyo ndirimbo reka ndamuvuga byanze bikunze debeni na ari uriya mugabo wakoze iyo ndirimbo bavuga ngo asiga ngo umugore ngo yamubuje ngo guhimba indirimbo z'abisi akamujyana mu ndirimbo z'Imana bamwita nde ni n'inshuti yanjye bamwita nde oya ntabwo ari melody bamwita umusore mwiza muremure bamwita nde none aha nani segonda rishize uri gutekereza iki gusubirana na mama Sandrine ndakwishe none birarangiye ndakwishe ngo cyuza kujya gusubira nawe ujya gusubira he yego bra abantu batunze amafaranga ya bindi gasoko yigeze ngaho ndere izo fasiga imba kwa masenge cyangwa warasubijwe cyakora iyo bahuye nyine kubera babaziranye ntabwo baba bakumburanye niro ndajya neza ko utasonze n'ubugari cyangwa umuceri uyaranje umutekere n'ibiryo neza ubwo murarya amafi gusa yukora n'agafiriti dore gasoko byawegeze dore umutwe w'ifi yaka kanzovu habonye Nzovu uramvura mwitaba mu gashyekero afite nyirasenga ukize gutya mutajya nyirasenge agira ate arisenga utagira nyirasenge arisenga cyakoze cyakora mfite masenga ufite igipangu nyiki ntabwo nazongera kujya nzira nubwo naba
mukanix mu gipangu nk'uku nkaba mukanix ariko ngatuza reba nka nzovu koko kandi birazasubira mu gashyikiro urebe ko abantu batanyurwa akize inkoni za mama Queen arya mama Queen mama Queen akize inkoni za mama Queen umwamuhondaguraga umwe yitaga ikihebe wo mu gashyikiro wageze kumwambura inkweto harya neje bundi yaramwishe yarafunguwe akimera gufungurwa ahita amena umuntu umutwe yamenye yamenye undi muntu umutwe mama Queen umugore baturanye mu gashyikiro urumva iryo video yakubise uwo mugore ryari iryo gukubita nzovu ararusimbuka yakwigumiya ase mwaretse indangamirwa yaka ko nta kintu cyiza babifuriza nibwo umuntu ashobora kuba yashaka kumena umutwe urumva agukunze koko oya ibirugo rwose wagira ngo barabituruze kandi si twebwe gusa hari n'abagabo rwose bafite ingo zikomeye nk'ibi bipangu ndi kubona hano ariko na n'ubu bakijya mu ndaya yego indaya zijyamo ariko bazijyamo nako ako si ikintu wahora mu ubuzima bwawe kuko reba nka kuri ukibana na wa mugore wawe dusabe wari umeze neza utangiye kubyibuha ariko nanone umugore rero wo kugira ngo nzamwice banjyane mageregere cyangwa wanyice namunga hakiri kare gukumira icyaha kitaraba urabona ngenda kadira kuko nigeze no gufungwaho ko niba nari maze kumena televiziyo ebyiri ubwo hari hasigaye kumumena umutwe bakamanura ubuzima bwa none ntabwo uzashaka uzarinda usaza utarongera gushaka oya wenda nzashaka gushaka ni byiza ariko icyambere ni ukubona umuntu muhuza naho niba uhuye n'umuntu mutari guhuza mureke ugenda ubeho uko Imana ibishaka nawe abeho uko Imana ibishaka umuheruga ari mu burenganzira bwe urabona rero nzovu bafashe icyemezo cyo kubatiriraho kugira ngo mpfire muri izi ndangamirwa bazarinde bankuramo umwuka reka njye kuba kwa masenge nawe rero yaka nshuti yanjye mwana wanjye musaza wanjye ushatse wizire mu rugo nabigusabye kenshi bambwiye se nkaza n'ubundi ko nakibana na dusabe bambwiye nyizira nkibera mu rugo nkajya njya gusara ariko ngataye iwawe nk'ukuru n'ubundi mbere si yakiri hano naragendaga ngasara naza nanahindanye nkongera nkarya nkanywa nkongera nkagaruka mu buzima neza shaka nyenda bikwemera bize nabigusabye kenshi nimba wumva wabishobora ngwino mu rugo inzoga ushaka ntuzazibura oya nubwo waba mfashije pe abira ngo nirirwe za Sodoma mugani bazarinde banyicira Sodoma rwose naza nkaba nibereye iwawe rwose reka tujya gusura nzovu rero turede twahageze sana ko bahize mbona bahize yagafashe nabona igipangu asigaye abamo we yewe Imana n'ubu Imana isubiriza igihe naba umwana mwiza bizagenda neza ariko nawe niyigira ntuze sigaye arara mu gipangu yirirwaga kubitwa mu gashyekero yirirwa mu byondo aba hano sarimora hano tugende nawe ujya usanzwe uhamenyeye bo hano ndahamenyereye nyasenye turaziranye aba hano amaye nk'abahizi bitese umeze ute amahoro karibu usigaye unywa ka cyayi se yakaritswe n'inkora ka cyayi ubu kanorisi waraparitse yaraparitse kora Imana isubiriza igihe ariko njya nkifuza nkakabura natwe ibyiza bizatugeraho ra nsigaye mba kwa masenge ni umurokore oya se ajya kunyakira bwita inzovu ubuzima ubayemo ziriya nda zo mu gashyekero iza Sodoma ngwino ubeho neza iwanjye kwa masenge ariko nta nzoga nshaka iwanjye uramutse ukagishobora wabyihoreye ubu kacyayi urakabasha neza byewe ziriya nkoni zo mu gashyekero naziruhutse shaka babaye nk'abakire ndabona ugaramye mu ntebe rwose wirebera ka televiziyo masenge nawe agiye kuza umurebe ari hano se ni igitomati none se ubu ngewe reka nkuzimane yaka ugiye kunywa icyayi se ni ukuguha icyayi neza ko amasenge kwa cyo cyayi gihari ibyo bintu byihore
ukubizi ngenge mu icyayi koko kwa twabanye ko nta masenge nta nzoga zihaba oya ngiye icyo cyayi cyo kunwika mu muhogo cyo kumbabura umuhogo oya rwose Nzovu wenda nuko ushaka guhayaka icyayi ariko wibeshyanye rwose nyerega turaziranye n'umushuti wanjye wagize akantu wenda undebera hano ikiyafata nicyo bamuha kirashyushye shaho wagize akantu ndebera kirashyushye se umaze kukimenyera neza njye nakimenyereye reba sha ndebera bwa buzima nari ndimo sibwo nkirimo kubomora indaya wibeshye gatoya ubu se hano ntabwo ba delphine ushobora gucunga nyogosenge yasinziye ukamwinjiza mu gipangu hehe se ukagira uko imbwa wigenga n'injano ziba zihari ubona uko ujakira kare imbwa zirahari zahita zimufata neza gira akantu ndebera sha wa muhungu reka ngwe mbona abakinzovu kagapeta imitsingi haba hari imbwa n'iki haba hari imbwa n'abasekirite dusigaye tubaho neza ariko zisigaye wirirwa mu rugo ubwo se aho hejuru urahagerara si agakonje zana agashyushye sha hari imbeho ubu yarasubijwe rwose turatuzanira rimwe urufunguzo shaza reka ndirwanaho iterambere urarizi urufunguzo ruzi rufungura amarura turi munsi ni gutya oya se turebe urwo rufunguzo uraruzi urunguru twagira ngo ni imbunda we amanya none se barizi none se uyu we biragenda bite singiye kumuha icyayi ngo icyayi ikibazo ntimba ari icyayi ariko hari hano champagne ndatekereza mu nyokobuja ntabwo ari mabuja ni mansenge kubera ko namenyereye ba nyokobuja ni iki mansenge yavuye ahantu bita toronto muri canada uyu agenda so wese ujya kuhagira ukamuhamagara nyokobuja ntabwo ari mabuja ni mansenge twamenyereye guhamagara bose ngo ba nyokobuja yego nzovu sha aho hantu bazagushakira agataburete ujye uhagarara icyo ni igiki uje wikoreye se uje wikoreye uzakora amahano nzovu urugo rw'abandi zovu kuko wajya ureba ikintu uhagararaho koko dore mansenge none ngwino mukwereke mureba gutya yamvanye mu buzima twamaga mu gashyekero nk'abasodoma dore nguriye n'uwo nguwo ko mbona ari n'umuseremura umva shatse aho yari hanze ndamubona rwose hajya mbwira abahanzi nk'abandi bo muri amerika basa sha ameze nk'abahanzi b'abakobwa bo muri amerika ngo ntibari barihana masenge nirihana iki kintu umuhaye ni igiki ubwo zikinana kimara nashaka ipfunyika yijyana iyi ni fanta unzaniye ni amazi ni inzoga ni igiki iyo ni inzoga ni inzoga irahenze bayita gute rero igurwa 350 champagne ndakapfusha bayita gute nzovu champagne bayita white chandone bayita iki chandone ariko njye ko amasenge sinjya nk'inzoga mba ninywera ibyayi wagiye ukanywa se n'ubundi ko biba bihari ese kwa masenge uzo amategeko amaye wajya wone amategeko 10 y'Imana gakira yimfungure nzovu cyangwa kambe ngo wayi cyayi oya yimfungurire nta cyayi nshaka yimfungurire ese bamwe ngo barapfumura zo simbona oya nzova z'uburyo se usiga bamwe iyo nzobura urayipfundura urabivamo ukaza ko nk'abanyamakuru ukaza kwitwara nk'impamba ese wayimfungure nkayinywa ukareka kumbwira iby'impamba n'ibiki ko ariyo ugiye kunyakiza masenge sibo ose nzoviyo nzabwira ngo ntabwo ko wayifungura zana ngo yereke nzoviyo nzira gukora ngeza nagiye kuri amategeko 10 y'Imana okay nzovu uru ni urufunguzo wavuze ngo rufungura iki amashampanye hanyuma barukoresha batera gufunga champagne baraturuna baraturuna ufata gutya
abona ukagira gutya ugahita uzamura ngaho yiturune kuri turebe oya iyi ntabwo baturuna iyi ngiyi ifite akantu k'agakwege bajya gutya ukagahambura ukagira ntabyoze kirayifungura iyi ngiyi ntabwo ifunguzwa urufunguzo n'intoki nimwe njya mbona mu bukwe baturitse ikazamuka iyi rero bayita moweti ariko hano nta bukwe buhari kwa masenge aha nawe urajya mu masenge aze kunyiruka nzovu ko twabanyisha ko twasangiye akabisi n'agahiye reka muhamagare tangiye kumbwira ayo magambo yose ntabwo hari hano mu rugo banjye masenge ndamwubaha ashobora kuba ari no muri dushe yarabizi cyangwa aryamye yarabizi ko uri buze ko na mushiki wanjye mubwira ko naje ariko alo icyo kintu wambaye se ni bwoko kinone ni isarubeti oya ni ikanzu ndarana kwa masenge bayita gute alo iyo barayirarana se masenge oya ngo masenge natani yaje kugusura ngwino yaje kugusura na mushiki wanjye bitaye akamwana ariko mbere yo kubaza imana njye babaza imana okay ngo araje nzogo icyo gikanzu urabona bakita gute igikanzu si uvuze ngo ni ikanzu iki ntabwo ari igikanzu ni igiki ntabwo ari igikanzu akita robe denise mfite abashyitsi mfite abashyitsi mfite natani ko yakajya mubona de ngiye twe narinzi karibu asante babakiriye se nabakiriye muhungu wanjye umeze ute babakiriye nabakiriye natari kumwe iki se sheri nzovu yaranyakirije mu mawete ariko yamunaniye namuha ikizami cyo kuyifungura nambwiye nayifungura nibwo ndi buyinywa ariko byamunaniye biranashyushye nzovu ko muhaye mawete ishyushye mabuja mwari muri aho se turaho ariko si ubu nanjye wankwiye muri iriya mihanda n'ubwo wampa icyumba hano rwose nzovu se yakuzanye ko hano wumva afite igitanda ry'amafi kugiye kurya waretse tukibangira n'ubundi nanjye dusabe ko yanyirukanye dusabe yarakwirukanye ava muri iriya mihanda ko masenge afite ibyumba nka magana angahe ntabwo bya bintu by'uburaya reka wabimuciyeho uzamenya gufurashinga kunya muri toilette za kizungu ukamenya kurekura amazi uriya musenge yabikwigishije kwa mugisha koko ariko kwa masenge gufurashi hari izindi toilette natari ukunywa ka cyayi nawe ndanywa ka cyayi nari mbeshye nzovu kuyonde ko abasha kuyifungura ntabwo ariko byanze inzoga irahenze natani ni uguhenda cyangwa masenge yaramwe ngo atandemwa atatandemwa atandemwa cyangwa atansiyo ariko shabahizi wakugira umukiresha ntabwo berewe no kuba mu bose ntabwo byakubera pe ntabwo byakubera siriyasi nzovu abazimanye reka mbazimane ndebera nzovu abazanye imisego yo mu cyumba nzovu wagize amasenge ngewe ndisanzura arisanzura ariko nzovu wamugana umuntu uvira hirya mwiza adakubwiye ntabwo ushobora kubyumva ntabwo se mbarumbwira nk'umuntu wamenyera iriya mihanda y'agashyekero yo mu ahubwo njye nibaza niba ari inzovu nawe ntaho bihuriye ashobora gutoroka ngo agende aratuje tugiye kuryama ni wowe wicara agasenga rwose ntabwo ujya ukumbura bye ibyo ni ibikira siyazi no kwakira abashyitsi ngo n'ubanza ukarabe wanatetse twapfitse kuba masenge ariko bagiye nini iyi ndaryiye rwose nzovu usigara umuhungu mwiza agafisha gakaranze mu mavuta ndebera nk'ibi ngibi ntabwo nari nzi ko yagiye irafingiye kuyivura ahubwo yari yambwiye kare nyine ngo ashobora gukora irafingiye kuyivura njye nta myaka umunyu urimo se numvaga ndi mwirwe mu rugo umunyu urimo izo ni za mbwa ziwanyu nzovu rwose imana yaraguhaye kumva hano hari indi ikarisira aticara ngo ahakumbure ariko mbabura nukabura ukuntu abivuga yakave hano wicare hano kugira ngo kanegera aho ngaho ese baguhaye byeri nzovu yanzimaniye da uze nzovu nari guhita yumva ashaka byeri nawe nzovu buriya ndakora ndabona amaze kumenyera niyo mpamvu ngo ushanga ari njye ngakumbura ariko nkabura ukuntu nkanywa
dore urugo dore urugo Ese ko muhaye amafi gusa noneho nzovu waje. shana ko yagiranye ego urugo Ntabwo nzi igihe yatekeye n'ukuri. Uramaze kuba umuntu. nese agiye akiya niba agiye kuri toilet yakamwana ashobora gukunda agasenda n'umunyu byose birahari akunywa akazanye amazimana ya muhungu wanjye nuko gutinya Kandi wasanga yakwiherera akabutumira. twabaye mu buzima bubi gashyeke na Nzovu warasubijwe pe sha warasubijwe no kuri kwima mansenge ni mushiki wa musinga noneho yego bra abantu batunze amafaranga bya bindi gasoko yigeze ngaho ndere izo basigaye mba kwa mansenge sha Nzovu warasubijwe cyakora iyo bahuye nyine kubera baba baziranye ntabwo babure Baba bakumburanye. niro ndajya ugiye Neza ikibazo ko utasonze n'ubugari cyangwa umuceri uyaranje umutekere n'ibiryo. Neza ubwo murarya amafi gusa. n'ibindi Iyo bintu ukora sha n'agafiriti. dore gasoko ibyo wegeze dore umutwe w'ifi birabijya sha Nzovu buriya koko hano mansenge noneho Buri uru rugo wa- umukozi uteka wagira ngo uru rugo waruvamo ngo ugiye he koko uru rugo waruvamo ngo ntabwo ugiye nzavamo abantu wagira ngo baheste baraduhimye Ujye kumbura Esther. ubu se dusabe wanyirukanye koko ugiye guhabwa icyumba ahangaha ni rwose, shambwira nyogosenge rwose, tuhakanye icyumba. baganire kwawe kuko nabo abonye amarura reba muri mu kabati katuye kwiganira mu cyumba ubwacu tubareke umunyamakuru ngo ni urya se oya ganira n'umushiti wawe muba mukumburanye niyo mpamvu tubahaye akanya bashuti muganire baretse bagende twirire twirire mama n'imiceri irahari dore urugo dore urugo dore urugo kwa masenge sha kwa nyogosenge dore sha ifoto yiwe ameze nka rihana wo muri amerika ni ukuri kw'Imana ngize aya mahirwe akaba ari masenge sha sinazava hano najya ndyama ngasinzira nkarya nkanywa akabyeri gake gashoboka ngakaraba nkaryama sigaye ngasinzira nituma mu nzu sigaye ngira gute masenge uzinamba nkunda bya bindi wanyaraga mu kadobo ubu babivuyemo wanyamuka dose kandi tuwete zirimo imbere sha nayo ngawe mw'abantu iyo izo ni imbaraga za mansenge Jesi kiza ngo aragabura dore urugo to iyi fi ariko buriya iba yaturutse ahagana iyi fi ntabwo ari iyo mu Rwanda ifi i Bugande bahita ngo ishobora icyariya kuba ituruka mu nyanja reka mbwana izi fi zituruka kandi u Rwanda nta nyanja rufite u Rwanda nta nyanja rufite ibyacu biva mu nyanja u Rwanda rwacu ntabwo ruturiye inyanja bibanza kuva Tanzania bikinjira mu Rwanda niho hari inyanja uzeka inyanja uzi ni zingahe inyanja uzi bonzi Ocean Atlantique menya Ocean Pacifique rya zina ryawe ariyo nitirirwa yego menya Ocean Indien inyanja itukura yo mu buhe y'Abahinde amenya iyo ntabwo ari inyanja bahita meri ruje ikiyaga gikomeye kibi Bugande kivamo amasamaki bakita ngo iki bakita ngo ikira ntabwo nkibuka bakita kaneteze Victoria Victoria si izina ry'umuntu ra abakibi Bugande Victoria bagisama kiryoshye urabona imbaraga za mansenge ubona isamake iryoshye sha mansenge ni umukire nawe yakomeye icyumba noneho ni umuhore pe imva imbwa noneho zambwa uzi nshobora kuzana imbwa ya hano delphine ntiyaza hano ntiyaza hano nijoro barazisohora imbwa yaca hese ni ukunywera icyayi nkaryama ntabwo nkinywa kanoresi uko abakire babayeho neza sha mujye mwubaha abakire mw'abantu uzi amategeko ya mpano ngo nta kanoresi ngo ntake irya
wagira ngo ni ibishyimbo ndi kuyora ku isahani. Nushaka upfunyika ariko se wapfunyika ntuhita uguma hano. Ndarara hano. Masengera araguha icyumba. Ndarara hano rwose. Dore YouTube icana igabura. Aza kurimo kubijya ariye buke. Rega ntabyo mba mperuka. Cameraman we ntakibazo kurya. Oya tonde niye nitonze. Ibyo birahari. Ugiye ikibazo. Ko shawari wananyiteguye. Uzi ukuntu nkunda buriya ifi karanze mu mavuta. Wagira ngo nakagufuka kihe. Umbasha. Aho imbaga z'amasenge. Ifi karanze mu mavuta sha. Kakame. Ara komba ufite inzara kandi ari iwawe. Yesu wewe. Sombaho neza. Badefini bibara bimaga. Mama kuni yamembaga ku. Babikura ese. Nakoresha. Nawe kubiri yari ukugeze hano. Badefini babikura. Evuze ko utari munsi y'ibihumbi senga. Ayo kuri kuba no kwa Kasuku nabonye. Nasenge no mu boss. Afite ikiyaga agenda kwirubiramo aya masamaki. Afite ikiyaga. Abanyarwanda b'Abanyarwanda kasi. Uru ni urugo pe. Nibyo njya mbwira abantu hari ingo n'utugo. Narahombye. Ntabwo nkima Kanores. Oya ari kurarya. Ndarya ko no kunywa ibyayi ibiki n'ibiki. Urarya. Niba utakima Kanores ari kurarya. Ndarya gusa iyi fi ari kuzayirya hehe kwa. Uzinzara nari mfite. Guhereje. Ya. Ubusa twadushyimo twaturasa twe mugashyikira uzongera udusubire hora. Naruta amibe. Nayo twadushyimo n'amacapati nkarwara amibe nkajya gute. Uri kuza kunsura kwa Kasuku kunari meze. Ngashaka. Kwa musana. Shabaro pfesha Imana isubiriza igihe. Ngo niho. Kandi mwana ko abantu utagira ubu wabona ejo bundi wikuye ahangaha usubiye mu gashyike. Kwa masenge ngendera ku mategeko yiwe ko abantu mugira amahirwe byose nzabikurikiza nuko mugira amahirwe mukayapfusha. Urabuzima nari ndimo nari mbayeho nabi. Masenge n'ubwambwa ngo pfukama ugiye ute kandi ukwanditse ngo uzapfukame Nyagasani wenyine. Masenge yako namupfukamira. Asugira ngo abagore kuba natandukana na Esther nawe gatandukana n'ura mugore wawe kugira ngo tubayeho neza. Shabambwe nyinje nyogosenge. Nanjye kamicyumba hano nkibera hano. Kimba kigo. Ako nushaka kunyahuza ujya kunya hanze. Kubera izo nyamunsi. Ngo ni kwa Masenge. None naye njye kunya hanze singiye. Umusaza wa nyogosenge. Ari baba ngo iyo umuntu afite nyasenge ngo ari papa ki mama ibintu byose. Ubure gato kidogo gafata ka cyayi mukanya kiryo kikaba kirahe ugatamira. Ikandirimbire Masenge. Urwo ngukunda ni kimeza. Reka ngukunde nagukunze uko ndufite wowe Masenge. Urwumvirize ugihumeka ugifite ruseke umwaka urashize. Uzikobora mu gitoge bagisa make kuri bonani. Urasa. Nuko shayi ramasa. Ariko kurimo kurya cyane nkaho umaze igihe. Arega shayi nago nari meruka kurya. Ubwo sifi nari nyeruka rya. Irya. Waretse nkahirya igihe nyibone. Mushake embrage unapfunika kwituta. Eh? Wituta. Kuri kunyiruka.
si kwa masenye se uje gucumbika ahangaha vraiment décor ariko masenye afite abana baragukunda ngiye nta ejo reba televiziyo YouTube channel ifite YouTube channel nshaka ndeba bya biganiro dukora kwa Gisiraje kwa Irene muri magisi byose mbirebera ahangaha bana guha umugisha sa ifi ntabwo ari iyina hari imbaraga za masenye ifi ntabwo ari iyina masenye urakabaho aho ukuye uza amadoro uzayabone ntabwo njya Sodoma uzasubira Sodoma urimo kurya imbaraga za mushiki wa data baraka urimo kurya imbaraga za mushiki wa Musinga sha gese kizowe ngaho reba Kasuku ngaho reba ngo rigefira nese ko wavuye mu munyamakuru ko wagiye kuganira na mabuja murishe wakarabye nakarabye ubwo rero hano ndabyizeye izi ni imbaraga za masenye imbaraga zose n'ifi ese ko utandije kandi ari ugiye kumva yego ko bwoko iyo nyine kamfata kakarizo hako nzovu nkamwibariza bamugani w'abantu ngo abakire si abantu ubuzima rubayemo Sodoma n'agashyekero na Gomero gashyekero sorry ubuzima rubayemo wirirwa muri ziriya ndanga wavuze ngo indaya ngo nibwo sorry indangamirwa ngo nizo buzima bwawe iyo uri kumwe nawe ngo bawumva aribwo wishimiye kurenza ibindi byose ubu ngubu uri kwa Nyagosenge n'igihe uri hariya muri Gashyekero n'igihe uba wumva wishimye urumva ari ibyari usibye ko buriya masenge n'umurokore akanose nta nzoga zibiwe oya yaravuga ngo ntoresi yarambwiye ngo buriya tubiterwa n'inzara ariko waba wariye gutya wabonye akabyeri n'umwanywa tubiri hari ikindi uba ushaka koko ariko kubera kwa masenge ntabihabuze kubera ubutindi inzoga kubera ubutindi niyo mpamvu usanga tunandura ibayita champagne niyo mpamvu usanga twandura igura ibihumbi magana angahe ibyaye nese ugira ngo nubwo ari umurokore ariko tuba twiteguye kuzimana abashyitsi agapeta imitsingi gakonje yakamwana sakabona nawe urimo kubyita hanyuma nzovu numva uteganya gusubira mu buzima bwa Gashyekero cyangwa ntabwo nzasubiramo ndaguma kwa masenge ahubwo yakamwana ngiye kumukubita icyumba nubwo hano si wanjye ni kwa masenge urabisaba ntabwo ufite uburenganzira oya yakaragi wanjye aragi wowe natani nawe atenye kukurwanirira natani se natani afite isamake nk'ingi natani afite isamake nk'ingi ukubiri gatayiboneza karame umva sheri za sosiso jambo ziriye ko ndi gukorera umureti sheri wanjye nkaba nabuze uko mbigenza sinatabe yagiye za sosiso ziriye ngo nkomeze muri sosiso zirandi ntashyikira urazizi sosiso nyine hari utuntu bakoramo bita jambo bita sosiso reba wabajije wa mukozi uteka se genda urebe uri kurya na sosiso nzovu ndashaka kubaza cyakubaza urateganya gusubira Gashyekero sinzasubirayo ibirindiro bya kamwana bimurekera ariko sibyo ko yakamwana nanjye ndabaza masenge nibaza ko mu icyumba yakamwana akaguma ahangaha ko mwananiranye wabona ntabwo mugomba kubana wavuze ko uza kumujyana nataye mujyane ntari kuko ikintu tubifuriza ni ukubaho neza abonye masenge kunamutse ariko reba iriya foto nayibonye wayibonye ubuzima bukaba bwiza bugahinduka bwanyu ni bubu bwo kunywa inzoga ndebe gusa isi Nyagosenge namubona ni bwo kujya mu ndangamirwa mukiteza imbere tukiteza imbere mbere kureba isahani ngo ndebe Nyagosenge yakari mu rugo urimo kureba ifi banza unyumve nzovu akusha wagira ngo ufite inzara y'umwaka banza wumve hatani ibyo akubwira n'ubu uri hano yakari mu rugo bizatuma nyamafaranga mukorera
tumenya ko babyita mu cyongereza ko gusevinga gusevinga twawuti dukora amafaranga tugomba kuyabika tangiye no kumenya icyongereza abisa Natuhiziye hano. nagarutse kuvugisha abahungu banjye nawe arimo kubyisama ariko ngo babuja uru rugo ruragabura rwose urumva Kuri muryohe. sha nzovu waguye ahashashisha nzovu kwa na yaka masenge se ariko umumama nk'uyu ukomoka kwa musinga yabura iki koko Oya bene musinga. ntacyo tujya tubura urumva nzovu na yaka nicyo kintu tubifuriza Utavomwe kare konyine. nje kunywa da Cyangwa wagize ngo nta zindi zihari. zirahari ifunwa We ariko we narakubujije. njye nta nzoga nzanywa ninywera ibyayi Nukuri ni wabona abashuti bawe baje ujye ubazimana ariko nzovu niba usigaye nk'icyayi mama kwini muraherukana na nyiramenyo na delphine aherutse kumena umuntu umutwe ngo niwe yashakaga ubu uri mu bitaro yarafunguwe rero ari imageragere yarafunguwe aherutse kumena umuntu umutwe yaza kumenya ko ndi kwa masenge twaravuze ati yibeshye gatoya akazana uzi imbwa ziba hano bano bana ntabwo bazi kurya ifi igihe mwarire ariko njye ndi kugerageza do ahubwo dore uyu nguyu byananiwe nzovu nzoba ntabwo agikunda kubera ntabwo uherutse kunywa Arega inzoga amaze- warambwiye ushize namwe ngo impamvu utamenya icyongereza utamenya imibare ni ukwera inzoga nyinshi n'indaya imibare ndayizi kandi ubu ngubu nzovu buriya wowe nukomeza ukajya ura igifi ukanywa ka cyayi n'ubwenge buzagaruka buriya iyo uriye nabi n'ubwenge ntabwo afite niyo mpamvu masenge yavuze ati reka niyegereze umuhungu urabona papa wanjye ntabwo uri umuhungu uri umusasa ariko si bayizi aka kanya ugiye kwigira umuhungu koko n'imyaka ufite mbese nyogosenge muba mupfana iki utonguye ikintu papa na mushiki wanjye baba bava indimu baba bava indimu oya nyogosenge abavukana na papa wawe aba ari mushiki wa so ni mushiki wa data rero urumva imbwa harya so yitwaga urumva imbwa nayumvise yitwa ivatse gatsirombo gatsirombo imbwa niko yitwa imbwa ni imbwa bayita ngo ikiwe mu kihe kirimi mu cyongereza tobi bayita ngo ikiwe uzi igifaransa se wayimbwiye mu gifaransa mu gifaransa yitwa gute nawe ndabikubwira byose imbwa mu cyongereza bayita tobi nimba ari tobi nimba ari iki tobi noneho hari ibintu bisigaye byateye noneho ugasanga mu ntambwe afite nzovu buretse ku gipangu bakanika ngo shemesha imbwa bayita shiye shemesha imbwa mu cyongereza yitwa shiye imbwa mu cyongereza yitwa shiye shiye mu cyongereza hanyuma mu gifaransa ikitwa tobi izo ko mutarya bano bahungu rero njyewe kuva najya kwa masenge narinda ahantu ushaka kurya iki nzovu wa muhungu agutekera iki agacikara incuro nta kibazo ushaka umuceri bisanzwe ega kwa masenge ngomba kwaka ibyo nshaka nzovu inzu mu cyongereza yitwa gute mu cyongereza mezo mu gifaransa ni mezo oya bayita bekanwe urabona abantu iyo bavuye muri amerika baba ngo ni paritoma hano mama kwini turashirira ahantu cyangwa tuzirekure oya buretse haracyari kare tuzirekure mama kwini iriya mbwa yamutatamura yibeshye gato nkamuzanana natwe tugiye kurya imireti mwabahungu mwariye umureti bazanire oya ariko njye ndahaze sinare pe masenge nubwo kabara kava nta kantu k'agaceri umuceri n'ubugari se wariye ibiryo njyewe ntabwo nkunda isamaki umushyitsi yavuga ati oya mugiye kurya umuceri n'ubugari ubugari nibyo uza kuwusonga simbusonga mabuja ndabusonga nzovu arabusonga uvuga ngo shangazi shangazi ndabukubitira hasi mbuzamu urabusonga pe yegeye gukora basi isosi yego ubugari ndabusonga masenge abaho nk'abakire tugiye kurya n'ubugari mu kanya turi kurya n'ubugari ayo urugo ruragabura urugo ruragabura uvuga ngo gasukara agabura iki ariko agafura gatatamuye ifi ndayiriye pe nushaka oya baraguha icyumba cyawe urarara hano baguha icyumba mu cyumweru turyamo isamake 3 none n'inkoko imwe hano nta biryo bihabuze ariko isamake burama mwayiguza ngahe irahenze 20.
iki gicupa kuyarengesha. tuzakinywa ejo masenge ni umukire Shamwara waguye ahashashisha kandi buri ushobora kuzava hano gusubiye za Sodoma sinzasubirayo muri za nda za Nyiramenyo na za Badelefina na ba Mama Queen waba wikuye amata ku munwa na ba Yvette waba wikuye amata ku munwa ubwo mperuka impamvu nahavuye waba wikuye amata ku munwa Yvette ndirushya Imana niyo mpamvu nahise mfata icyemezo cyo kuza kwa masenge waba wikuye amata ku munwa ariko sha mu bintu nari nkumbi ifi ikaranze mu mavuta ibingibi ibyo by'amahwa dufite imbwanira tibiri yakaba dusigaye tubayeho neza dore ibi ni byo ndarana warasubijwe sha bahiziwe izo ni imbaraga za masenge urugo ruragabura sha bahi ndahesha urakoze pe kanjye gukaraba ubundi nywa akabyeri nushaka utarame twabyina twagira gute hano ni mu rugo biriya Natani yavuga ngo arakujyana iwe Natani afite iki ndakwereka icyumba cyawe ariko nawe ntabwo ari umukene kankarabe sha bahisha uri umuntu w'umugabo urakoze pe ndahaza ubwo ejo ntabwo nari muri tukaranze mu mavuta ndagushakira inkoko dore imbaraga za masenge we yewe yajya mu ndangamirwa yarafite inzira y'ukwezi ari nk'umuntu wicariye umwobo iyo utaza kwa masenge bagiye gupfa ngwino ukomeze unywa agapeti imitsingi kawe nanjye nkomeze ninywera icyayi cyanjye kirimo bikozwe muri zahabu dore imbaraga za masenge wongera ngo ujenda kubona agaseke biri kure nk'ukwezi kudakura ubwo bwari wose bw'umweru ntabwo ugenda bajya bagukubitamo na kakanta wongera uba umwana mutoya kuva naza kwa masenge nabaye umwana mutoya ubu uri umwana mutoya bari kurera umusaza hari bivuga ngo ko ngufite mfite byose ko ngufite mfite masenge ko ngufite mfite umubyeyi Mariya uzi neza ko ndi umwana muto umwana wese agira intege nke Mariya uri umugaturika mfite byose ko ngufite mfite amahoro ko ngufite mfite masenge Mariya uzi neza ko ndi umwana muto umwana wese agira intege umusaza nk'abaye umwana muto wikwicara nzovu iyo wagiye mu bintu byo kuririmba kuduhasho twagiye tera kandi tubyine ese wateye akabaro kure nako kavuga gute yakamana dutera karimo kabaro kura kaza tusirinde kakandi bajya ngo ndirimba ntibamugasha indirimbo ikurimo none hangane yihe ituzamure nishaka ibi kandi uri agasamake iririmba akarimo kambande nyitekereza ahubwo wowe bishyizeho za zindi zawe no ubu nonaha ni ikihe kintu kiri mu bwonko bwawe turashaka hadashize n'isegonde tuvuga ari agasamake ikiri mu bwonko bwanjye ni isamake none ujya gutekereza nawe dushaka gutekereza njyewe ikiri mu bwonko bwanjye nonaha ni ugushima merci beaucoup nonaha niki kiri mu bwonko nonaha nawe utekereza kabiri no kugira ngo masenge ntazabura amafaranga yo kugura agasamake twakira akamwana muratubeshye ako nagukaza muratubeshye tugiye tugiye kugarukamo inshuro ya kabiri nakubeshya kurimo ntihagira uwubeshya arafana Imana iramuri kumureba hano oya sino hari akaboro hano gafata umuntu ubeshye so wakashyize kakandi okay nzovu mazani iminsi ntabwo urabimenya hari akantu gafata umuntu ubeshye arabizi ibyo bikabera icari hari icahande kwa yaka egera ahangaha tugire umuntu ubeshye ntabwo dushaka kubeshya turavugisha ukuri hano magaze hari ikibazo cyane icari
tubaze reka duhere kuri Yaka. turera kuri nzovu kuki se ushaka ko bahera Nzovu. kuri ni mumbaze none aha nanditse ngo ndarashize uri gutekereza iki gusubirana na mama Sandrine ndakwishe none birarangiye ndakwishe ngo ucyuza kujya gusubira nawe ujya gusubira he ku mugore wanjye mukuru twabyanye abana nzi ko kwa masenge ngiye kugucura oya mubabare ushaka gutaha aho kugira ngo masenge aho kugira ngo nsubire muri za ndaya za gashyekero na sodoma sinasubira na uzabanza utuze umuzane Usura urwenya hano kujya. mubyigeho ubanze uhinduke nzamuzana mama w'abana wicara ubanze uhinduke urakoze masenge ngiye nshaka kubanza ugahinduka utazatuma ngiye mwinigira nkakurangiza oya niko bimeze agiye wemeye guhinduka twagiye Nahindutse. Yaka nani se wundi arashize uri gutekereza iki ngenda gutegereza gushimira umuntu ngaburiye kuri iki cyakura uratubeshya yanduze na hari nk'umufata okay twagiye twagiye tugiye wowe ugomba kubanza ugahinduka kugira ngo usubirane n'umugore cyakoze ku kantu ni ya sawa ariko uko niko kuri uko kuri aba nyavugisha ukuri byavuze n'ibyo ntabwo nshaka kongera gusubira mu ndankubitwa ngira gute mpindutse kuva naza kwa masenge yarangoroye tureke iby'indaya n'iki twagiye ubu ngubu tugiye kuko turi mu rugo tugomba kwishima tukabyina tukagira duti twagiye tugiye kubyina hariya buri muntu atera indirimbo ayibyina ye kugize ikiwe iyo ashaka indirimbo yawe utuva mu kiganiro ushaka yaba pompompo twegeze ameza imbere muhaguruke mujyane imbere y'ameza yaba pompompo iyo mushaka buri muntu wese indirimbo fata aho reka ngaho mbanze mve kwihagarika kuko Fata hariya tugeze. oya turayitanga zarareme tuyitambike gutya kugira umwanya uboneke fata hariya tuyitambike kujya kudufunga yakava mu nzira ubwo rero mugenzi uvu agiye reka tube tanyanye na Yaka kiramenya mbyini yihe turabaha amanota ubu ngubu menya mbyini yihe ko si ngwino hano menya mbyini yihe turi hano tugiye kuba abajaji njye na Sifa muri abajaji tugiye kuba abajaji tubaha amanota urusha undi kubyina ubwo arafata igihembo hano turi mu marushanwa reka kuri gutekereza kure ndi gushakira indirimbo ngiye kubyina ndi kuyiba oya nazo ducuranga nshaka indirimbo yo muri Kongo bitere Kongo ndayishobora se nko wowe uririmbira cyane hano turi abajaji umuntu wowe uraririmba indirimbo ushaka uzi unanayibyina abajaji tuba dutanga yesi nitugira gutya akaryo ntiwatambutse akamoso watsinze bavuyemo twagiye cyangwa reka mbanze ubanze banza niba ari iri kukuzamo ni niba ari ufite banza banza ntari ndayikura hera baraguha icyumba hano urarara nyifate gutya ese ko ugiye kwicara ari kwiteza kandi ugiye guhagarara aho ngaho ukabyina oya arabanza urabyina akamubyina wicaye oya ndabyina ese hano arapfa ngo aragira gutya tuyinjira okay twagiye barakangara kandi utazajya kuririmba aho barakangara 1 2 3 ndi uw'i Kigali ndi uw'i Kigali mama aha ndi uw'i Kigali ndi uw'i Kigali mama aha iyo ndirimbo ni yande melody ni nde debeni ni komeza twe icara twe urayigira tugende siko nzi ibitero ndi uw'i Kigali byonyine komeza nyine komeza ubwo nimba uzi ibitero bibiri kandi hasigaye iminota 2 tugahita tuguhereza watsinzwe ibihe twagiranye bizambera urwibutso yewe nararize shenge ndashavura cyusa uzambera amateka watsinze watsinze bwari narajyaho no turatanga amanota narajyaho burese cyagejeje oya okay ngaho komeza komeza tugana indirimbo uririmbye ni yandi hano tugenda iyo ni ababoys baravuga ngo Ababoys? ibihe twagiranye bizambera urwibutso yewe nararize cyusa ndashavura uzambera amateka ngibyo ngiye komeza ni yandi hanyuma uri indirimbo ebyiri iya mbere ni yande ndi uw'i Kigali ndi uw'i Kigali byanze Ariko bikunze ureba. ndi uw'i Kigali
ni ya debeni hamwe na debeni hamwe na nanuzana mutipe wundi bamwita nde bamwita ko mwibagiwe ni ako debeni ari muri iyo ndirimbo reka ndamuvuga byanze bikunda debeni na uriya mugabo wakoze iyo ndirimbo bavuga ngo asiga ngo umugore ngo yamubuje ngo guhimba indirimbo z'abisi akamujyana mu ndirimbo z'Imana bamwita nde ni n'inshuti yanjye bamwita nde oya ntabwo ari melody bamwita umusore mwiza muremure bamwita nde oya simwibuka asumba amasengeho gatoya melody bamwita nde da kandi uvuga ni inshuti yawe nyine iyo ndirimbo ni ya ntuza debeni ari kumwe n'uwo mutipe wundi uwo mutipe rero dushaka kumenya izina rye ninde masenge ko asigaye ampibyaye ahubwo ntangiye kukwibaza yicaye urukuma cyangwa urukujya undijije nonse amacupa ntabwo iyo ndirimbo yagutsinzwe indi ya kabiri ni iyande rega hagara hamwe dore dufate uko ari abafana bagukurikiye ibihe twagiranye biza mbere urwibutso yewe nararize cyusa ndashavura ni aba boys bigaga muri university Butare n'aba boys ngo cyusa nararize uzambera amateka nibyo ngibyo cyari hano yaka twagiye otelemino nakwe osaline lokote otokino kutute napete kaka bongo yope bapesa yo nakei toka oya dukomeze ariko yiruka n'umwanya n'akantu ko kuducanga agashyiramo akantu k'agasho ariko ntabwo twemeye tatwibiramo ntabwo twabyemera kubera gusoma k'irimbo abantu bahita bumva bakunze oya nzovu yaririmbye ebyiri yakura twibye nzovu yaririmbye ebyiri harabura imwe yawe namwakiriye hano kwa masenge ntabwo batwibira mu rugo cyakora nanjye akara nkakunze kare nyine urumva karimo shoka ariko ntabwo turi abajaji natwe twajya kwitaba kacu twagiye bwakubitamo iyawe nawe se mujye kuririmba yakamwe nazo dutanga amanota this is show twagiye ngendera ubundi z'Imana nta kibazo cya mbere ni indirimbo dushyiremo iyero ushyiramo iyo ushyiramo bamabuja nibo bagiye kujya bagiyeho masenge agiye guhangana na tani wawe ntacyo bitwaye ako yakahora twibye kubera ko nzovu arimbye ebyiri washyizemo imwe ngo yarimbye twagiye ako gende igiswahili nta kibazo nitamwimbia Bwana yakambira nozi igiswahili ananiwe yaka twagiye ngwino hano nozi igiswahili no muyiririmba nitamwimbia Yesu kwa kuwa yeye ameniona nuko nasaraye nta kibazo Bwana kwa kuwa yeye sauti ameniona nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona yakadutena cyazo twige ameniona ndamuririmbira Yesu ndamuririmbira ko ari nundi Yesu arimo kutura nundi nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona twagiye nyine komeza nitamwimbia Yesu
kwa kuwa yeye ameniona, 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 ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona, 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 yakubonye aho wajya hose wajya mu mwobo n'agasamaki karabonetse Yesu Kristo yakubonye. Asante sana. Ino byose bigakunda ukazana umwana nka nzovu wamenyereye inda bigakunda mukabona kaba amahoro urumva rero siyo kuko amasenge nta ndandi makuru mbese urazishaka. Anyway, reka dusoze dusenga. anyway Ninde mu nsengera Nzovu YAKA kamasengere ngiro dusenge. Mana ishobora byose, Mana niwe waremye ijuru n'isi, aho uri hose urimo kutureba, nta muntu uzigira ngo akwihisha, yajya mu mwobo yajya ikuzimu uzamureba. Mana njyewe nka Nzovu nsengeye Masenge, urugo rukwa Masenge ntiruzaburemo agasamake, ntiruzaburemo inkoko, kandi Masenge ndamweretse yagenda mu muhanda Kasuku kuri mu kukarota wakabuze. Noneho Mana nkwetse Masenge ujye umurinda abagenda mu muhanda, afite abana agibwa abana be mpfaniki nabo. Noneho Mana abana be mbifurije, ni wowe Mana utanga ubwenge, abana biwe mbifurije ubwenge, bajye batsinda mu mashuri, ni wowe utanga ubwenge, buri umwarimu ntabwo ari wowe utanga ubwenge, we Mana ni wowe ugena ubwenge ku mwana w'umuntu. Mana ndamukoretse kandi nkweretse YouTube channel ya Natani, Mana izagira abasabu igire share na comment, nkweretse niya Masenge simbizi nimba afite YouTube channel nimba ariko Masha byose. Kandi none twebwe icyo twirinze nk'abayaka mwana ntabwo tubashaka kubaza bamwe mu matoilette yacu ko bariye ngo buze toilette. Kandi Mana Masenge ntazabure yamondoka bita maze ya macafu ya indi kogota amabyi Nzovu yaneye azabone bya 100 ayikodesha. Mbisabye mbikuye ku mutima koga twese wame wacamye. Maze ya macafu Yesu! Maze ya macafu usire kugafika Yaka masengesho Shaka mubwiza ukuri. sengesho ni